Shama bene data, shama bakundwa muri mwese, Yesu Kristo wamuciye byose nashimwe ahabwa icyubahiro. Twongeye gushima Imana kubw'uno munsi mwiza twongeye guhabwa. Twongeye kugera kuri kino cyumweru duhe mu kabazima. Cyumweru cyiza tariki 23 ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Kugira tuganire duhe mu kiganiro cyacu Yesu Kristo ibihe byose. Umwami wacu w'amahoro ujye tuba hafi uko bukeye ko bwije. Tujye dushima Imana rero uko bukeye ko bwije twanabarakeye. No mwami mwiza batugiriye ubuntu n'imbabazi, batubashe kuba twagiye mu kanya nk'aka kugira ngo twongere dushime, tuvuge neza ye nk'uko umuririmbyi n'umwanditsi yavuze, ndiko kugira ngo tujye tumuhimbaza. Ariko mbere ibyo byose reka tuze dusenga Imana, dushimira Imana duhaye kugera ku rundi kanya keza. Duhaye kugera ku no munsi turimo dusoza icyumweru no ku buntu bwayo n'imbabazi zayo bene data. Nicyo tugomba kumenya ko tugomba kwiringira mu bihe byacu byose, uko tugomba gushima Imana. Ubonye bukeshima Imana, ubonye bugorobye shima Imana. Niko ni umwanya muremure n'igihe kirekire ubu tuba tubayeho nk'abana abantu, kugira ngo tubatanye icyo tugomba gukora. Yesu Kristo rero nashimwe cyane kadusenga Imana. Mana ugira neza, wera igitangaza gitari gikomeye bwirukirwa amahanga, gitigengaza amarombo twugamamo, uyaryanzwe nabo base bakomeza ifuruka. Tongeye gushima neza n'ubuntu bwawe n'imbabazi, kuno twita ukaturengera muri byinshi, n'ukuri ukaturenga tarabakurengerwa, ukatugira neza atakuyigirirwa, ariko byose ukabikora ku mbabazi zawe n'ubuntu bwawe utugirira. Nushimushigwe hejuru. Nta byiza tuba twakoze kurusha abandi, nta bwiza twaba twarusha abandi, ahubwo niyo neza n'imbabazi zawe gusa bidutunga bikatugira neza. No habwa icyubahiro rero mwami mwiza. Tuyigushimiye iyo neza ko waturinze tugeze kuno munsi w'icyumweru, twaturiko turasoza icyumweru mwami waturindiyemo, mu buzi, turindira imiryango inshuti n'abavandimwe, netimo turagisoza dushimye izina ryawe nishirwe hejuru. Komeza utugire neza utwiteho turengere, kandi mwami mwiza byose bigushima no gushaka. Nako tugagije n'ibindi bihe byose kubana natwe uza kutugira neza uko bukwiye. Reka kano kadufasha gatwumve ijambo ryawe, twungurana ibitekerezo nk'abana abantu kibigira bitwemera rwose, kuko nta muhanga wabyo, ahubwo no kungana ibitekerezo tukayoborana mu nzira tugasindagizanya. Reka mareka muneza bane natwe, Mwuka wera tugire neza, n'ukuri tuye mu bihe byiza turi kumwe nawe. Tuze komeza kutugira neza, komeza kutwita ku bw'imbabazi, mu izina ryo yaratuhambe ku musabe wa Yesu Kristo umwami wacu w'amahoro dusaba twizeye. Amen. Nkuko nambabwira inshuti bakundwa, kiri cyagano cyacu Yesu Kristo bihe byose, uno munsi shaka tuganira ku kintu cyitwa amahoro. Burya amahoro muri rusange, iyo Imana iratugira neza ikatuvana ikatujyana ahandi cyo duhuye n'ibibazo, ibi cyangwa se biriya, kuringiye kuri wowe urabizi icyo tuba dukeneye gukora, no gusenga Imana. Twamara gusenga Imana ikatuba hafi ikatugira neza, ikatwita uko yatubwiye ko izatwitaho majya no mu mazi ikaturinda muri byose. Izina ryayo rihabwa icyubahiro, kandi ibyo igibikora nkuko nkunda kwabwira, ufite ibihamya cyangwa se nanjye ubwanya afite ibihamya byinshi ushobora kuvuga ibyo bintu, iyo neza y'Imana ukuntu itubaho ibihe byose. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uyu munsi ushaka dusangira umurongo umwe gusa tujye kuganiraho, umurongo uri mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma 15. Tugusangira umurongo uri mu Baroma 15. Katurebe mu Baroma 15. Abaroma 15. Dusome ku murongo Abaroma 15 n'umurongo waho tuve kuri 10 na murongo wa 13. Reka tujye tuze dusome mu izina rya Yesu, twumve ko hatubwira
umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu niwe, ntabwo nari kubona neza, sorry, nkoreshe n'itara rya telefone. Hano umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kwinezeza, cyo kutinezeza. Amen. Ngo Yesu niwe cyitegererezo cyacu cyo kutinezeza. Urashaka gusoma inkuru ariko giye hano shaka tuganira ku murongo waho 10 na kangahe mana, umurongo wa 13, ariko dushaka n'ahandi, ariko no murongo ushaka guhagararaho cyane. Umurongo wa 13 uravuga ngo, kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera, kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amen. Hano hari ibintu bingasho tuvugaho. Imana yacu ni ibyiringiro, nyiri byiringiro. Gikora iki? Ibuzuza umunezero wose amahoro biheshwa no kwizera, murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga Umwuka Wera. Ibintu bitanu. Amen. Hano n'umurongo ukubiyemo ibintu byose mu bintu tujya duhura nabyo mu buzima. Imana yacu igituba hafi ijoro n'amanywa, tugira neza, ibintu bikagenda neza kuko mahoro yacu. Amen. Imana yacu yabwa icyubahiro. Nukuri bene data, njya nkunda kubabwira ko mu buzima tujya duhura na byinshi, yaba wowe yaba ngiye cyangwa twembi muri rusange, tujya duhura n'ubuzima muri ino si bukatujyana muri byinshi, ku buryo bituma umuntu ashobora akabaho mu bibazo bitandukanye by'uburyo bwinshi, ugasanga bimugendesheje nabi, akaba ahangayitse, akiheba mu buzima bw'ino si. Ugasanga umutima wawe rwose, umutima wawe ntutuje, kandi umutima iyo udatuje, ijambo ry'Imana tubwira ko ngo niho hadudubiriza ubugingo. Uwo mutima niho hadudubiriza ubugingo. Iyo bitagenze neza biba ikindi bibi bikomeye. Niyo mpamvu iteka iyo uhuye n'ibibazo cyangwa guhara n'ikibazo, tugerageza usenga Imana igufashe kwiyambaze. Nta wundi wo kwiyambaza uretse Imana yonyine, kuko ntiwakwiyambaza umuntu. Yego wabwira umuntu ikibazo wagize akakumva vuba ati, akakwihanganisha, akaguha imbaraga ati komera muvandimwe, komera ushikame, usenge, akakubwira ati nugusenga Imana. Umva byose birangira ugomba gusenga Imana, ko Imana nifite ikigomba gukora. Hano ijambo yatubwiye ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro. Nukuri mwene data, yahuye ibibazo, ziguhe byiringiro. Imana yo nyiri byiringiro niyo twiringiye muri byose. Ndakwingiye mu nshuti yanjye, Imana niyo byiringiro cyacu. Gira ibyiringiro byawe mu bintu byose bigenda neza. Imana ikora, Imana ikabigira neza, ibintu bigakomera. Ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. Umva bene data, kugira tubone iki kintu, ibi byiringiro Imana itugire, kugira tubone uwo munezero, tubone n'aya mahoro, ibi bintu bibiri, tugira umunezero n'aya mahoro. Amen, haleluya. Bitangwa no kwizera. Nshuti yanjye mwene data, nagira nkubwire ko banza wizere ko Imana mu byurimo mwene data, banza wizere Imana ko ariyo ishoboye, ariyo ikora buri kintu cyose. Doki ikintu cyose gishe mu biganza byayo. Ubanza ugira uko kwizera, kandi wizere udashidikanya ko ibintu byose bishoboka. Imana yacu igomba kubikora, kuko niyi byiringiro. Tumonye ijambo ko ritangira ngo Imana ya nyiri byiringiro, Imana yacu nyiri byiringiro. None uyizere,
numara kwizera ibyo byose bati iki ndazi kibazo nubwo mpuye nacyo uyu munsi cyangwa ejo bundi ndizeye ijambo kwizera ndizeye ko Imana igomba kumpa umunezero w'ibyose nciyemo cyangwa se ndimo ncamo kandi nyuma y'umunezero ikongeraho icyo bita amahoro ikanyongera amahoro ngo kugira ngo murusheho kwiringira mubiheshejwe n'imbaraga ziki imbaraga z'umwuka wera ibyo byose imaze kwizera ukabona wa munezero n'amahoro nukuri ngo itugora iki tutatugira ibyiringiro kwiringira ibyo duheshwa n'umwuka wera tukiringira ko Imana yacu rwose ari inyembaraga ikora imirimo kandi nukuri irakora nukuri Imana yacu irakora icyo ntabwo dushidikanya Imana igitugirira neza hari ibyo yagukoreye ushaka kumenya ko Imana yacu ikora ukayihamiriza rwose 100%. Nanjye ubwanjye mfite ibyo ngomba byinshi rwose ishaka gushimira Imana yacu ko Imana yacu ikora Imana igira neza Imana itwitayeho kubera iki ajye ku ruhande rwanjye mu byo nagiye mpura nabyo nagiye nizera ko Imana ihari ndavuga ati uko bigenda kose Imana izagira ikikoze kandi Imana ni ukuri Imana irakora Imana irakomeye n'igitangaza mwene data nagira nkubwire ko mu bintu byose iyi Imana yacu twiringiye tuyizere nitumara kuyizera izaduha umunezero twabuze izaduha umunezero duha amahoro twabuze kuko mu bibazo duhura nabyo bitubuza umunezero ugasanga umuntu aba mu mibereho y'umuntu abaho ufite agahinda umutima udatuje kandi ntabwo ni ibintu bigaragara ugasanga umuntu abuze umunezero umutima no kuba yuzuza umunezero umutima wawe nta n'amahoro ushobora kuba ufite nta mahoro wabona ubuze umunezero kuko amahoro asasagara muri wowe cyangwa se amahoro yuzura muri wowe ufite umunezero uvuze neza amahoro ahita yuzura amen ariko ben data twiringira twizere Imana yacu tudashidikanya n'imbaraga nyinshi tuyizere mu bwenge bwacu tuyizere umutima wacu tuyizere mu mubiri mu ngingo zacu zose twumve ko irimo ikomeye Imana izadukora imirimo izaduha umunezero rwose izaduha n'aya mahoro ariko tumenye ko ibyo byose tubiheshwa no wizere mwene data ugira ibyiringiro Imana yacu nyiri ibyiringiro izadukorera ibikomeye kandi ibi byose tuzabyiringira tubiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera kuko ibyo byose umaze kubona umunezero n'amahoro uhita wuzura ukubaya umva rwose ukumva ufite imbaraga nyinshi umwuka wera akagutahamo akakuyobora ukava muri ka gahinda ukava muri bya bibazo ukava muri byinshi bitandukanye byarimo kubuza kwegerana n'Imana ene data iryo ni jambo rito uno munsi tariki 26/2 nagira ngo tuganire adusangire twibukiranye kubyineza Imana tugirira kandi ene data ahantu uri hose ujye ushima Imana ku kintu icyo cyose Imana igukoreye wicara ushima ati Imana ndagushimiye kuri iki cyose burya nta shimwe rito ribaho ene data nta shimwe rito ribaho kandi aho usengera hariho hose umuntu nashima ishimwe rya mugenzi wawe nawe riba ari iryawe riguha imbaraga yo kuvuga kumenya ko ya Mana twiringiye twizeye idukorera imirimo ikomeye itanga wa munezero igatanga na ya mahoro tubeshwe na wa mwuka wera amen burya amashimwe ni ikintu gikomeye iri mushima Imana umenya ko ishimwe ryawe hari uwo rifasha nawe mu kibazo arimo akumva ko kubera Imana yuje ko Imana ari cyo yagukoreye akumva ko muri cya kibazo nawe afite hari Imana igiye kumukorera kuko utanze ishimwe ushima Imana ati kintu yaragikoze cyangwa se ibintu yarabikoze ayo mashimwe ajya afasha n'abagenzi bacu cyangwa afasha abagenzi bawe kubera ko gushima wowe Imana yagukoreye reka mukomeze mbifurize buri wese ahari gusoza icyumweru neza nkabifurize no kuzatangira ikindi ejo muzagitangira mu mahoro Uwiteka Imana azakomeza turinde
aturindira ubugingo cyane cyane kurusha ibindi byose ko nicyo gikomeye. Ibindi byo ni ibishira, ariko Imana nyine ingabo tujya tuyisaba ajya turindira ubugingo ibihe byose, kuko ubugingo nibwo buzahora hiteka. Mwese abasha kuva rino jambo idishito cyane, ariko ririmo byinshi. Imana ibamugisha kandi Imana ikomeze ibagire neza muri byinshi. Ubwo tuzongera mu cyumweru gitaha, ubu tujya dukomeza tujyana ibiganiro hirya no hino kugira ngo tujye tumenya ko Imana yacu ikora imirimo muri rusange. Reka dusenga Imana. Mwami wera igitangaza gitari kumwe bwirukire bw'amahanga, tugiye kandi gushimira neza yawe n'ubuntu bwawe tugirira. Tugiye gushima kubwira ijambo rito duhaye muri kano kanya. Reka Mwami uri Imana yacu ibyiringiro, turakwiringiye gukora imirimo ikomeye. Ariko ibi byose gitari kizogira utubwira icyo dukoreye. Reka tujye tubanza tukwizere, tumenye ko ari we mugabo ukomeye, ari we mugabo w'igitangaza ukora imirimo dukorera byose. Kandi ijambo rya ratubwira ngo nituguha tukuva ko ari ushoboye, tukaguha umwanya muri twe, tukuva ko ari ushoboye, byose byatugenzana neza. Reka tukwiringiye, twizere ko ari ushoboye, maze uzadukora imirimo, uduhe ibyishimo, uduhaye amahoro. Kandi byose tuzabeshwa n'umwuka wera n'uzakora iyo mirimo. Ndiko n'umuririmbyi avuga, twizere iyo neza yawe n'ubuntu bwawe biduhoraye byose, ko dufite amasezerano menshi waduhaye Mwami. Urasa kuzamurinzi wacu, uturinda mu majya n'amaza, ukaturinda mu buzi, ukatuya mu ndingano nyinshi, byose ukabigenza neza. Mwami zana ko dusabye uduhe gusoza icyumweru amahoro, kandi turakwingiza n'andi cyumweru kizatangira ejo, uzatugire neza Mwami. Muri icyo cyumweru tuzabane nawe, turakwiragije. Reka iteka ujye utuba hafi segonda ku isegonda, kuko Mwami uretse ko twe turabana abantu. Mwami twe tugufashe twakurekura, ariko dufashe uradukomeza. Niyo mpamvu bavuze ngo n'ubwongo wamenye ngo n'ubwongo wajya gutembagwa, ngo ntabwo wakumira ko umwana w'umuntu yarwa ngo agere hasi ngo arambarare, ngo uzajye turamiza ikiganza cyawe cy'iburyo. Mwami ikiganza cyawe cy'iburyo kijye kituba hafi ibihe byose, kuko biswe twambaye inyama n'amaraso turi abantu. Ujye uturinda muri ibyo byose ubuntu bwawe n'imbabazi, tubyambaza twizeye umwana wawe Yesu Kristo watuwambaye ku musaraba w'Igota, sinari kumwe twari ryo kwirizwamo. Emmanuel bisobanuye ngo Imana